Haleluya. Tugeze mu mwanya wo kongera kubabwira ngo mwese mvuge ngo haleluya. Bavuge ngo amen. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro bibe bityo. Twese isi yose irasabwa kumenya yuko dufite umucunguzi umwe ari we Yesu Kristo, ari we mutangabugingo, ari we mahoro yacu, ari we Imana yacu, ari we ubuzima bwacu, ari we mugenga wa byose, nta na kimwe atagomba kugenga. Umuntu utuye muri iyi si wese agomba kumenya ngo hari umukiza, kandi ubugingo buhoraho buzabonekerwa muri we. Imigambi yacu yose izuzurira muri we. Ntawe uzajya mu ijuru atamunyuzeho. N'aba bandi bizeye, aba bandi turava mu cyumweru n'abaforowa, abandi bantu bakurikiye, hari benshi ntabwo twavuga tubavuga, ariko harimo bakeya. Havugamo harimo nk'abantu tw'abazoroasita bakurikira Shawusha, hari nk'ababudisite bakurikira Buda, abisilamu bakurikira Muhammadi Subhanahu wa Ta'ala, hari abandi bantu bagenda bakurikira ba Ruseri, abahamya ba Yehova, hari andi bakurikira abantu bitwa ngo ni ba apotre, bakaba bashinze amatorero akaba akomeye, ariko mu by'ukuri twese ari aba Muhammadi, ari abo ngabo bose bitwa ba apotre, niba ndavuga n'amazina namwe muzi, abo bose bari munsi ya Yesu Kristo. Abo bose bagomba kuba intumwa ze. Icyo waba uri cyo cyose kuri iyi si y'Imana, waba usenga waba udasenga, ariko menya ngo hari Imana yaremye ijuru n'isi, yishyiraho kugira ngo abantu bose bayiremeka. Dusenge maze dukomeze. Dushime iteka Umwami Imana, dushime imbabazi n'ubuntu bwawe kubw'urukundo rwawe byabanye natwe, kandi Imana uko tuje impaka kandi tujye mu bukwe bazima izina ryawe cyubahiro. Uteka mu Imana tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo abantu bose bagomba kumenya umukiza, bakamwubaha, akabageza kuri Data wa twese, kandi akabamurikira umucyo, imbaraga azatanga ko izazura abapfuye, ikabazamura n'abazaba bakiriho, ko ari we uzaza gukora ibimenyetso biheruka kuri iyi si, ko nta wundi muntu uzigera aza kubikora, kandi akazabajyana akaba yicaye akicara iburyo bwa se. Niyo mpamvu natwe tugeze ko Data twese adukunda, tukagenda dutumaho abahanuzi, tukadutumaho intumwa, tukaba dutumye n'umwana we by'umwihariko, ndetse akaduha n'abamarayika kuri buri muntu wese kugira ngo baturinde. Maze Imana natwe turashaka kugira ngo ibyo ababyeyi bacu banyazwe n'abandi benshi batashoboye kugeraho, abantu benshi batari bamenyana n'ubu, twe dushaka kugira ngo tubimenye kandi tubibamenyeshe, tumenyeshe isi yose. Ntabwo turamenyesha igihugu turimo gusa, ntabwo turamenyesha umugabane turi w'Afurika, turamenyesha isi yose ngo imenye umucyo uvira abari mu isi, umucyo uva muri Bibiliya, umucyo uva mu bitabo bitandukanye by'ubuhanuzi, ndetse hari ibitabo byanditswe na Ellen White, byose uko biri 5, intambara ikomeye, ubufiswe byose, abakurambere n'abahanuzi, harimo abahanuzi n'abami, twamaze kuvuga intambara ikomeye n'inama zigiye itorero, ibyakozwe n'intumwa, ibyo bitabo ari 5. N'Imana niyo yanditse, kandi hari n'ibindi bitabo byanditswe n'abandi, ba John Bunyan, aho ubutumwa na n'ubu tugira akamaro. Hari abandi benshi batandukanye batanze ubutumwa dusoma tugasanga ni ibisubizo kuri twebwe. Abo bose Mwami Imana, ubutumwa bwawe Mana ubuhurize hamwe, maze bwegeze imitima yacu nk'abatuye isi bose, mu migabane yose, mu ndimi zose, mu moko yose,
tumenye umuco wawe turetse wawe mu ijuru, izina ryawe cyubahiro. Uwiteka muzwa nawe turi kumwe bose mu izina rya Yesu. Amen. Turimo tuvuga ngo Imana urukundo rwayo yohereje umwana wayo aza kudupfira, yemera gupfa ku bwacu undi ukeneye azatujyane mu ijuru. Ariko hari ikindi kintu mwe mutamenye, buriya Imana yakuriye mu muntu yari ifite umushinga ukomeye cyane. Uyu mushinga wari uteye ubwoba ku buryo Imana agiye kuwukora iwutekereze. Umwe muri mu butatu bwera yavuze ati tugiye kure umuntu agize yose natwe, tuzari umuntu agize yose natwe. Abantu bose bikicaye rimwe bati uyu muntu ko azaducamo, ko azateza Seferi, kandi dushaka kumubwira ibanga ryacu. Tumubwiye ubundi ntiyatwubaha, yazana n'udusuzuguro. Tutamubwiye yazivumbura akaza muri iyi si. Yanateza imvuruvu noneho agatwara kimwe cyacu cy'abamarayika. Bizagenda bite? Abamarayika bose bemereye cyane, nuko Imana ubwayo na Mwuka Wera na Yesu Kristo ari akiri umwana bemeranya ko bagomba kuza kurema Seferi akigomeka, atwara abamarayika, isigaye Imana ikazabakirisha ubuntu bwayo ikoresheje incarnation, kugira umuntu kwa jambo akaza kubana natwe, naho akazaza gupfa urupfu rubi, arangiza akazuka igihe gito, akazukana umunyago. Imana yavuze ngo nimukora no gupfa muzapfa. Akavuze ngo muzagumayo. Yari bizi ko abantu bagiye kuzahura n'ibibazo bakazapfa, ariko ntibahite bapfa ako kanya, kuko yavuze no gupfa muzapfa. Ariko ntabwo gupfa bigenderewe. Kuri ibyo ntabwo yabivuze ngo gupfa, ahubwo yari yabivuze ngo kugoma, bifatanye n'umwanzi. Ko Imana imaze gusobanurira umuntu ko urukundo rwayo yaremeye, aritonda, yakira umuburo. Ndetse ibitabo twagiye dusoma n'ubuhamya twagiye duhabwa n'abandi.